urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Tubahaye ikaze mwe mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 25 mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku ngaruka icyorezo cya COVID-19 cyagize ku myidagaduro hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko ku basanzwe bakora umuziki. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Ngiye mujye kubana mbagezeho iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure kuko tubafitiye n'agace ka 25 k'ikinamico Sigasira. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Kwidagadura ni byiza kuko bigirira akamaro intekerezo z'ubikoze mu buryo butandukanye. Si ibyo gusa kuko ibikorwa by'imyidagaduro binabyarira benshi inyungu binyuze mu bikorwa bitandukanye birimo ubuhanzi, kuririmba n'ibindi. Kuba rero umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 warakomye mu nkokora ibikorwa by'imyidagaduro bifite ingaruka ku basanzwe bakora ibyo bikorwa barimo n'abahanzi nyarwanda. Twaganiriye na Aline Sano ndetse na Neme Platini uzwi ku izina rya Platini P, maze batubwira ingaruka bagizweho na COVID-19. Reka tubumve. Failing. I've been pretending I don't care about love, but inside of me nukuri nari ngukumbuye peri mana uri peri mana nawe tuzasazana nawe tuzasazana. Ya n'umukobwa wanyu Aline Sano. Kuba icyorezo cya COVID-19 cyaratumye imyidagaduro mu Rwanda ihagarara byangizeho ingaruka of course zitari nziza. So tugiye mu by'akazi rero byangizeho ingaruka byo kudindiza imikorere yanjye. Nemfite gahunda yo gusohora album muri uyu mwaka, hanyuma naho twakuraga ubushobozi buri financier naho harahagarara. Mbese ugasanga nyine ntago ari ibintu bitworoheye cyane. Gusa nagerageje kuguma ndi positive. Burya muri buri kintu aho kugira ngo uhitemo gusigazwa inyuma n'ikibazo, ahubwo uhitamo gushaka opportunity iri muri icyo kibazo. Veronica wibwiraga yuko nugenda ukansiga bazanseka. Twarabangamiye cyane muri uyu mwaka kubera yuko twigeze tubasha kubona ko dusabana n'abo turirimbira, nta mwanya twigeze tubona. Birumvikana nyine ibikorwa by'ubuhanzi byarahazahariye cyane kuko ari icyorezo cyari kigwiriye isi muri rusange, atari twe by'abahanzi gusa. Twabashije kukibamo mu bushobozi bukeya dufite, tubasha gukora hirya hino. Ngira ngo niwo mwaka nabonye njyewe n'amaso yanjye kuva nava mu buhanzi, abahanzi babashije gukora indirimbo nyinshi zikunzwe kandi mu gihe gitoya. Bigaragaye ko umubare munini w'abahanzi nyine bitanze bagakora uko bashoboye kugira ngo basurutse abantu, nubwo bose bazi ko nyine bafite ikibazo nyine cy'uko batabasha kwidagadura uko bikwiye. Gusa icyiza kibonekamo ni uko twabonye n'umwanya wo gukora ibihangano byinshi, kuko uwo mwari akenshi abantu babaga bari nyine bahugiye mu bitaramo, bahugiye mu bindi bintu, iyo habonetse n'umwanya wo gutekereza gukora ibindi bihangano. Nuko nizeye yuko nyine n'ubukungu umuntu agomba kubusigasira akabwitaho agasevinga, kuko nta wamenye ikizatera ejo. Hanyuma mu dusengere turebe ko cyarangira vuba natwe dusubire ku mirimo nk'abandi. Turabashimiye Aline Sano na Platini P. Itaha Iwacu Bruce uzwi nka Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bazwi mu Rwanda ndetse banakoze ibihangano birimo n'ibyakunzwe muri ibi bihe bya COVID-19. Avuga ko nubwo bitari byoroshye gukora muri iki gihe, hari ibyo yakoze ahanini yifashishije ikoranabuhanga.
avuga kandi ko nubwo yanahuye n'ibihombo hari isomo amaze gukura muri ibi bihe by'icyorezo. Reka tumwumve mu kiganiro yagiranye na Noel Manishimwe ku murongo wa telefone. Nitwa Bruce Melody itaha iwacu, ndi umuhanzi ukorera umuziki hano mu Rwanda. Bruce Melody turagushimiye cyane kandi tugaha ikaze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane. Hanyuma rero reka ntangire nkubaza ngo ni gute ubuhanzi buri gukorwa muri bino bihe bya COVID-19? Urebye hifashishijwe tekinoloji kugira ngo tubashe gukomeza gukora indirimbo, kuko nubwo ubu ngubu bisa n'ibitangiye koroha ariko mu minsi yashize ntabwo byari byoroshye kuko ntabwo byashobokaga ko duhura, kandi gukora indirimbo inshuro nyinshi bisaba abantu benshi ku buryo umuntu atakora ari wenyine. Rero twifashisha interinete tukajya turikodinga amajwi tukayohereza muri studio bakayadutunganyiriza, bikaza kugorana mu gufata amashusho. Niyo mpamvu indirimbo nyinshi zasohotse mu ntangiriro z'uko icyorezo cyiza nta mashusho zari zifite. Turihangana rero dushaka inzira zose bishoboka dukomeza gususurutsa abantu, cyane cyane ko natwe akazi kacu ni ugususurutsa abantu. Icyo dushinzwe ni uko imitima y'abatwumva ibinyuzwe. Mu gihe abantu bababaye nitwe ba mbere ho gutangira ibyo ngibyo, nitwe abantu ba mbere ho kwibutsa abantu ko hari icyizere ko ubuzima bugikomeje. Imishinga y'indirimbo wakoze wenda n'ubu ngubu ugikora irangana iki muri bino bihe by'umwihariko bya COVID-19? Ni indirimbo nyinshi nakoze zigasohoka wenda zikanagera aho nifuzaga ko zigera, gusa ntago byabaye mu buryo nk'ubwo byari bisanzwe bibamo cyangwa se ubwo nabyifuzagamo. Ni ukuvuga ngo mu mikorere yo kuzikora ntabwo byari byoroshye. Wabishoboye ute? Nanjye ntabwo nakubeshye ngo nkubwire ngo hari icyo ndusha abandi cyangwa se hari ukundi nabigenje ku buryo abandi batabikoze, ariko nakoresheje ibyo nari mfite uburyo bwose bwashobokaga. Uyu mwaka duhereye nko mu myaka 3 iheruka uri mu myaka ya ntombeye, kubera ko n'ubundi izo ndirimbo zagiye zikundwa narazikoze n'ubundi guherana mbere ho gake. Urumva icyo ncuruza cya mbere ni abantu, kuba abantu bahari ubwabyo nyine nicyo njyana ku isoko. Nta bitaramo byabaye, kandi urebye isoko rinini tugira nk'abahanzi riba mu bitaramo. Kuba rero indirimbo yaramenyekanye simbona aho kuyiririmba kiba ari igihombo kinini, ariko ntabwo navuga ko ari njye wahombye. Ni twese abahanzi ndetse n'abandi bacuruzi muri rusange abikorera ntabwo byatugizeho ingaruka nziza, ndetse n'abantu ntabwo bari kugura indirimbo kuko batari bafite aho bakura amafaranga cyane. N'ibiciro by'indirimbo twarabimanuye ku basanzwe bazumva baziguze kugira ngo bize korohera buri wese kuba yazibona. Ni irihe somo wowe wakuye muri bino bihe by'icyorezo cya COVID-19? Mbere na mbere byanyeretse urukundo nkunda umuziki uko rungana. Icya kabiri byanyigishije ko ntabwo byaba ari ibidasanzwe ndamutse ntakiri kuri top, hariho abandi. Iyo mvuze kuba kuri top bigendana n'amafaranga n'inyungu y'amafaranga. Ikindi binyereka ko umuziki wacu ibibazo byose wagira abanyarwanda bawushyigikiye. Rero n'icyitwa isomo nakuyemo ni uko duke tubonetse dushobora gukora binini. Arakoze Bruce Melody. Ese wowe uduteze amatwi ubona hakorwa iki ngo abasanzwe batunzwe n'ibikorwa by'imyidagaduro babashe guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19? Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Ese ubundi birashoboka ko ibitaramo by'abahanzi ndetse n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro byasubukurwa muri ibi bihe? Byakorwa bite? Ninde se wabigiramo uruhare? Ibi ndetse n'ibindi reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Nshimiyumukiza Janvier uzwi ku izina rya Popote, umunyamakuru unasanzwe akurikiranira hafi ibijyanye n'imyidagaduro mu Rwanda. Turagaruka mu kanya. Tuguhaye rero ikaze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane. Hari ibikorwa by'imyidagaduro bishobora gusubukurwa mu gihe icyorezo cya COVID kigihari? Byakora, ariko bisaba ko leta yaba yabihaye umugisha. Abahanzi ibintu byabo bikusanya abantu benshi, ariko uribaza ngo niba mu nsengero uyu munsi bakora bakababwira ngo bashyiremo metero ugasanga agatebe hano kandi agatebe hano, babikoze harimo ubuseriye abahanzi wenda bakereka leta ko nabo bashobora kumanaginga neza, kuyobora neza, ishobora gukunda. Niba dufite wenda stade ishobora kujyamo wenda abantu 30,000, bashobora kuvuga batoke niba hajyamo 30 abantu bicaye reka
dushyiremo abantu 1000 batarenze 15 no kwanga no gusimbuka intebe imwe ugafata indi ntebe n'urugero ariko ndimo gutanga hanyuma icyo gihe kwastel ubushize abantu bagendaga umuntu yicaye umwe ubu ngubu bemereye abantu no kugenda 100% bose bicaye bivuze ngo no muri stade icyaba gikenewe niba abantu bafasha gucunga umutekano kureba niba abantu muri stade bicayemo ese ntabwo begeranye cyane ese babashije gukaraba ese babashije za ngamba zose zijyanye no kwirinda coronavirus cyane ko n'ubundi kubikorwa by'ubuhanzi bitarimo gukorwa ubu ngubu by'ibitaramo ntabwo ari umuhanzi wenyine ahomba shene y'abantu benshi cyane n'ubanga umuhanzi iyo yakoze igitaramo hari abantu benshi bariramo hari abantu event organizers banategura ibyo bitaramo ntabwo umuhanzi ari witegurira igitaramo uwo nguwo ikiraka yagitakaje aba bouncers bagitakaje ibintu byose bijyanye mbese niyo shene icyo gihe rero no kubanga uyu munsi dushobora kuranga ibitaramo byarahagaze ukumva ko ari abaturage babuze imyidagaduro ukumva ko ari abantu batari kwinjiza amafaranga ariko business y'abahanzi ifite abantu benshi cyane bayiriramo niba habaye igitaramo runaka urasanga abantu baje gucuruzamo inzoga zabo niba habaye igitaramo urasanga abantu baje gucuruzamo ibiribwa byabo uyu munsi rero nibwira ko hahombye abantu benshi cyane ku buryo habayeho uburyo abahanzi baganira n'inzego zibishinzwe bakareba ukuntu aho bategurira ibitaramo bahakaza umutekano abantu bakinjira babanje gukaraba bagashyiramo intera hagati yabo bashobora kwemererwa niba ari icyumba cyajyagamo abantu 5,000 bavuge ngo hajyamo 1,000 niyo bya 2,000 noneho umuhanzi wari ufite tike yishyuza amafaranga 1,000 arayizamura wenda yigira 2,000 cyangwa niyo cyaba icyo 1,000 kimwe kiguma uko cyari kimeze ariko basi yemererwa kukinjiza nibwira ko yazamuka n'abantu bamushamikiyeho muri business akora nabo ba producers nabo ba DJs nabo bose ibihangano nibyo bituma babaho. Janvier Popote turamushimiye. Tugeze rero muri wa mwanya mwiza wo kumva ikinamico Sigasira agace ka 25. Turagaruka twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 25 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Ruzindana yasizo yakubita bo mu rugo ngahaba muri Karutare bamenye ko afite umwana ufite ubumuga. Aho yaba yarabasize ari bazima. Wicikwa. Ese naho waparitse Ruzinda? Oh la la. Naho igikobwa. Ngahinjira mu modoka. Hanyuma sekete. Shako naguhamagaye nkumva telefone yawe ntiri. Uzi ko hari habuze gato narigiye kwijyana. Nasize telefone nyijimije kugira ngo batanesha umutwe bampamagara. Ubundi se bari kwijyana ukaryoherwa. Ntawamenya. Ahubwo niba ari ibyo nanjye telefone reka nyirwa. Reka tugomba guhuza imitima. Kwite kumbaye kamambirisi. Ufite akarenge keza. Koko se. Niko. Sinarinzi ko ufite n'amaguru meza buto. Olala. Nagira ngo mu rugo badakeka ko ngiye kure. Hari icyo se nungurira izindi hano muri aya maduka y'imbere? Wa nta kibazo rwose. Ahubwo ndabona nta nagapfukamunwa wambaye. Yesu mwami. Hagarara tukagure. Ntabwo ari ngombwa kukagura. Mfite tubiri njya nsimburanya ndagutiza kamwe. Nta kibazo. Hari ubwo nena se. Ariko se ko mbona wabuze amahoro. Wanyemye agaciro ndabona udashaka no kumva icyari kinzanye. Mbabarira sinagusuzuguye Meto. Ni wa mukobwa nkunda nakubwiraga. Kuva mu gitondo muhamagara kuri telefone ye ntiriho. Ahubwo se ntawe wamboneye? Mukubonera se nje ndamuzi nkusi. Urukundo ruranze ruragusajije. Ruranzajije byo. Uriya mwana nsigaye mukunda cyane. Ku buryo ejo bundi nisanze twanakubaganye. Ariko se nkusi kuki utimenya ngo witwararike koko? Byibura se mwakoresheje agakingirizo? Sinakibutse. Ibase. Kuko ibyabaye nta n'umwe wari wabipanze. Baba we, ubu ni wanduje umwana w'abandi nkusi. Ese ubundi abantu bose bakugenderera bibuka ubwirinzi bwa corona? Ntakubeshye Meto. Iyo ngeze kuri uriya mwana w'umukobwa rimwe ndabyibuka ubundi simbyibuka. Ngaho nyumviye. Ibaze virusi ya corona nicakirana n'iya sida bizabyara iki? Bizagundagurana ikizanesha ikindi kizagihitana. Mu gihe bizagundagurana se ubwo uzaba umeze ute? Aho ntuzaba nka bwa bwatsi inzovu zirwaniraho. Ibyo ejo ntwaje bitereka mu nguni Meto. Ahubwo se Ruzindana arahari ngo mbaganiriza hakiri kare ntahe ko numva naniwe n'amasaha yagiye. Kumba nakamambirisi muri salo nta mugana araharira reka muhamagare. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment.
numva telefone ye itari hose cyangwa ureke nzaza ejo mu gitondo mbere yuko njya kuri koperative oya buretse gato fisi ubu se fisi ukubitwa buri munsi yamenya aho yagiye ra yo ibyago kwa Mukesha na Ruzindana. Fisi na mushiki we Madudu bariyahuye. Ubu se Dansira warabanza akaraba intoki kugira ngo atabare, yaba afite ubwandu bwa corona se? Aha, naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu, ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. nyuma yo kumva agace k'ikinamico k'uyu munsi, reka twumve ibitekerezo mwadusangije kuri iyi ngingo tugezwaho na Christelle Wikeza. Ikaze Christelle. niko rakoze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, reka ibitekerezo bya none tubihere ku mukunzi w'ikiganiro wadusangije amasomo amaze kungukira muri ibi biganiro. Reka tumwumve ndagaruka dukomeza n'ubundi butumwa. Nitwa Nzabamwita Manuel, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inshuti z'umuryango mu karere ka Rulindo, nkaba rero ndi n'umukunzi w'ikiganiro ejo. Hari ibiganiro bitatu byanshimishije cyane, hari nka kiriya kiganiro cy'ubuhinzi, hari kiriya kiganiro kirebana n'abarimu bigisha mu mashuri yigenga ko babayeho muri ibi bihe, hari n'ikindi kiganiro kirebana n'ubucuruzi buciriritse. Kubera ko icyo nabikundiye numvishijemo nko ku bucuruzi buciriritse, numvishije imbogamizi abantu bahura nabyo, kandi abantu benshi bagiye babura ibyo bava mu mirimo yindi bakoraga nabo bakajya muri ubwo bucuruzi buciriritse. Ikindi kubirebana n'ubuhinzi nacyo, nanjye mu buzima busanzwe nk'uko ndi umurezi, nanjye ubuhinzi narabugannye kubera ko ari cyo gikorwa cyari kiriho muri ibi bihe tutari turimo kwigisha, kuko buri wese akenera icyo kurya kivuye mu buhinzi. Isomo ryari rimaze kunsigira, nabonye ko ari ukuvuga ngo uko ubuzima buje, uburyo umuntu yahinduka nawe akajya ubundi buzima kandi akabasha kubaho. Ndumva rero wenda nk'urugero nko kuri icyo cy'ubuhinzi, numvishije imbogamizi zagiye zibaho, nkumva n'uburyo abantu barimo kugenda bakora, nanjye numva biramfashije nko kubirebana n'aba mu mashuri yigenga. Nahise mbona yuko iyo umuntu nubwo twaba dukora abantu bakora akazi k'uburezi, bagomba kuba bafite n'ikindi kintu bashaka ikiraho imibereho ku ruhande kandi bitatuma bica akazi kabo k'uburezi. Numva ari icyo nungukiyemo. Murakoze. Nzabamwita Emmanuel, urakoze cyane. Dukomeza, David uherereye mu Ruheru yagize ati turi kwirinda COVID-19 twambara neza udupfukamunwa, dukaraba amazi meza n'isabuni. Barutwa nayo Adele uherereye i Burundi mu Kayanza yagize ati nkunda ikiganiro ejo. Naho Bizimana Ruka uherereye i Nyamagabe ati dukurikiye ikiganiro ejo 5/5. Reka ubutumwa bwa none tubuhinire kuri Noel Edi Kamoso aho yagize ati ndabakunda cyane, ibiganiro byanyu biranyubaka muri ibi bihe bya COVID-19. Nikore wasubirana ijambo. Christelle arakoze. Nshimiye namwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu uyu munsi. Aha rero ni naho dusoreje ikiganiro cya none cyagarutse ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku myidagaduro yo mu Rwanda. Wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Mwakoze kubana natwe. Nshimiye kandi itsinda ry'abanyamakuru bamfashije kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin akaba yari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza naho ubutaha. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga ko ifata abasaza.
ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo ishingiro ivugira ku 107.5 FM.